ese kuri kwahira sogoku waramutse? Amakuru yawe se? Kanizere ko ari meza. ariko ja ubwo bugambo bwose n'ubwiki ko ndi kumubyukanya amagambo menshi nk'ay'abagumbuzi kumbaza ngo naramutse ntabwo uri kumbona hano ngaha cyangwa uri kubona ndi umuzimu ja Oya rwose sogoku nta bugambo ufite, ahubwo nashaka kumenya niba umeze neza. ariko sha ubundi ujya uba muzima nyuma yo kumbona hano ngaha se uri kubona ntameze neza meze neza nyine kubera uri kumbona kandi sha ibintu nywa simbizi. Oya rwose sogoku njye nta kintu mba nanyoye pe, habe na kimwe, ahubwo ngewe mba shaka kubaza kugira ngo ngire ibintu nimenyera. ibyo bintu se uri uraza kubimaza iki? muri makeya kumenya ko umeze neza cyangwa umeze nabi hari ikintu biri buzamure mu iterambere ryawe. sha iyo mitwe usigaye warahimbye imitwe nyabaki. Oya rwose sogoku wifata nabi, niba ashaka kubimenya mba shaka kumenya bitandukanye, nkamenya utuntu twishi, ibyo bintu byose mbifashe nkabimenya, ubumenyi bwanjye buriyongera ku rwego rwo hejuru. eri kuko nawe nizeraga usigaye warigize umutekamutwe. ibyo bintu se kubimenya ubwo bumenyi buriyongera ni ubumenyi nyabaki. kumenya ko umuntu yiriwe neza cyangwa nabi byo hari ubumenyi bubirimo. Oya burimo cyane sogoku, kubera ko ibintu twiga harimo n'imiterere y'ubuzima bw'umuntu, kumenya ngo umuntu iyo ameze gutya haba hari imisemburo mu mubiri iri gukora gutya, niyo mpamvu rero bankubaza ibintu nk'ibyo. yo ziko abana b'iki gihe mutacyubasha ukumva ibintu utangiye kumbaza. ushobora kuvuga ko umubiri wanjye harimo akimaya harimo umusemburo mbonye mu kigage kandi sha ibyo bintu buriya abigisha barumva ari ukuboshya. Sogoku rwose urasekeje, ntabwo ndi kuvuga imisemburo iba mu bushera, ahubwo ndi kuvuga imisemburo iba mu mubiri w'umuntu. urabizi iryo shuri babigisha rigatuma musuzugura ababyeyi mugatangira kubita ibyo batari bo. ngiye kuri gukuramo